Yesu ashimwe mukundwa mwene data. Imana iduhana umugisha kubw'uyu munsi yaduhaye, ni iby'agaciro. Ni ukuri dushimiye Imana ko iba yaturinze, iba yaturindiye ahacecekerwa. Ndahamya nashidikanya yuko mu nzozi mu bitotsi nta muntu ujya ubasha kuvuga. Birashoboka yuko umuntu yaza akanakuvugisha ukamwihorera kuko uba usinziriye. Muri make nawe ntuzi iyo uba uri. Niyo mpamvu usanga umwe aryama akarota yiruka undi akaryama akarota arya, undi akaryama akarota bamushyize umupanga ku mutwe, undi akaryama akarota ari mu bapfu, undi akaryama akarota perezida wa repubulika aza amusuhuza, undi akaryama akarota marayika w'Uwiteka Imana, undi akaryama akarota inzozi za bene runaka. Muri make bivuze ngo aho tuba turi ntabwo ari twe tuhijyana, ahubwo Uwiteka Imana rimwe na rimwe niwe ugena aho tugomba kuba turi. Ariko nanone ibihe turimo ndetse n'igihe duhagazemo kituganisha mu nzozi runaka. Haleluya. Niyo mpamvu rero dukwiriye gushima Imana iyo twabonye tubyuka, tukabona intambwe zacu zikiriho, tukabona tukigenda bikemera, tukabona imivugire yacu. Bamwe hari n'abaryama bakabyuka amajwi yagiye, hari n'abaryama bakabyuka bavunaguritse bananiwe kubera iki, bitewe n'ibihe turimo. Ariko abisunze Uwiteka, abagumanye n'Imana, irabarinda mu buryo bwose. Amen, haleluya. Umunsi wa kabiri rero, umunsi wa kabiri cyangwa se n'undi munsi Imana yaduhaye kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, tugendane ijambo ry'Imana. Turacyari kuri ya teme ivuga gukurikira Yesu, dusige byose inyuma. Ibihamya ko Imana igira neza iyo wamaramaje. Haleluya. Ese wowe iyo wamaramaje ubona Imana ikora? Ese iyo wamaramaje kuguma k'Uwiteka cyangwa se mu kumaramaza kwawe hari imirimo Imana yagiye ikoramo? Reka tusome igitabo cy'umugabo cyangwa se cy'umukozi w'Imana. Bibiliya ihamya ko ari umukiranutsi. Yobu ibice 2:7 ngo nuko Satani aherako arasohoka ava imbere y'Uwiteka, ateza Yobu ibishyute bibi bihera mu rworo bw'ikirenge bigeza mu gitwariro. Bigeza mu gitwariro. Nuko yishakira urujyo rwo kwishimisha, maze yicara mu ivu. Umugore we aramubwira ati, mbese n'ubu uracyakomeje gukiranuka kwawe? Ihakana Imana wipfire. Ariko aramusubiza ati, uvuze nk'umwe wo mu bagore b'abapfapfa. Mbese ye twahabwa ibyiza mu kuboko kw'Imana tukanga guhabwa ibibi? Muri ibyo byose nta cyaha Yobu yacumurishije ururimi rwe. Amen, haleluya. Ihakana Imana, nurangiza ugire gute? Wipfire. Ese yari bwihakana Imana akaba ari byo bimukiza ibibembe? Ese kwihakana Imana byari bimukiza ibishyute bye? Ese kwihakana Imana byari bumukureho ko yabashije kunyagwa ingamiya, akanyagwa intama, akanyagwa buri kimwe cyose, abagaragu be bakicwa, abana be bagapfa, umugore we akaba ari ubwo bari bugumane? Haleluya. Yari bwihakana Imana, uwo mugore akaba ari bwo ari bumugumeho? Cyangwa n'ubundi umugore yari yamaze kunangira umutima avuga ngo iyi Mana umugabo wanjye yakurikiye nta kintu imaze, nta na kimwe, topine stase mora shantolaba, kubera ko yemeye yuko umugabo wanjye ahomba byose, nanjye akaba arimo restakisharabo. Muri make yaramurebaga akabona umugabo nta kintu akimaze. Rimwe, ibyo kurya byagiye nta bihari. Icya kabiri, abana bapfuye. Icya gatatu, umugabo yarwaye ibishyute, bivuze ngo yari n'umubembe wo kwirukanwa mu gihugu cya Isirayeli. Amen. Icya kane, ku mugore we yarebaga ntago azongera, yararebaga akabona ntazongera kuba yagira icyo amumarira ikambere. Haleluya.
yararebaga akabona impande zose sacira umugabo ahubwo agiye kumubera umutwaro. muri make uwari umugabo wigenza, uwari umugabo wategekaga, uwari umugabo watangaga itegeko rikagaruka ryasubiwemo cyangwa se rikagaruka icyo yategetse cyakozwe. Haleluya, Imana ishimwe cyane. uwari umugabo wavugaga mu gihugu cyose bakavuga ngo Yobu mube mucecetse ijambo rye ritambuke. muri make icyifuzo cye cyari itegeko ryagombaga gusohora. ntakiri umugabo, yahindutse umutwaro. Haleluya. Muririmbyi umwe yaravuze ngo uri Imana itandukanye n'abantu mu mivugire, uri Imana itandukanye n'abantu mu mikorere, uravuga bikaba, wategeka bigakomera, uravuga bikaba, wategeka bigakomera. Haleluya. hasigaye batatu baza bamubikira ibyagiye biba impande zose. ku bafite ingamiya hirya hasigara umwe, ku bari bafite intama n'andi matungo hasigara undi, ku bari bafite indogobe ndetse bari bari kumwe n'abana hasigara umwe Topayasire wo kuza kubikira Yobu ibyabaye byose. kandi bose bazaga bavuga ko ari Imana yateje icyo kibazo. Haleluya. ariko nyamara iyo dusomye dusanga ko ari Satani wagize gute, wamanutse agatera ibyo byose. Yobu aragenda aracunaguzwa, ngo nuko umugore baramubwira ngo ese uracyakomeje gukiranuka kwawe, ese uracyakomeje kuguma ku Uwiteka Imana yawe yagutereranye ukabura byose. Haleluya. ngo Yobu ngarangije umugore aramubwira ngo reba, wakihakanye iyo Mana yawe tukigira kwa Mwamina, wakihakanye iyo Mana yawe tukigira ku mupfumu runaka, wakihakanye iyo Mana yawe tukagenda gushaka imiti mu bapfumu, tukajya gushaka imiti ya gakondo, warangiza Topine Stars tukavuza bino bibembe. ese ubundi bwo yihakana yiri bujye kuri abo bapfumu agatanga yiki? ikirembe kiramurya, ibishyute bimumerera nabi, yo barababara cyane, yo bishavurira mwica, agahinda kaba kenshi. ariko arangije abwira umugore we, aramubwira ngo wa mugore we, ntago navuye ku Uwiteka Imana ibyo byose uri kumbwira mbizanye hoya, navuyeyo. Haleluya. nambaye ubusa mu nda ya mama, nzasubira no ku Uwiteka Imana. Haleluya. nta kintu na kimwe njyanye. ese wowe urimo uratikira imitungo runaka, wazanye ingahe muri iyi si? lele tutayabayasire shantolaba. yo bagumye guhamya Imana ye, inshuti ziraza zimuhamya ibyaha, inshuti yindi irazimuhamya uburyarya, inshuti yindi irazimuhamya icyaha gikomeye. ariko Yobu ntiyahakana ko ari umunyabyaha. ariko nanone aravuga ngo nubwo ndi umunyabyaha ntabwo nakihakana Imana yanjye, gukiranuka kwanjye ndacyagukomeje. Yobu aragumya ahamya Imana ye. Haleluya, haleluya. nestasemo Shantolaba. iyo ugiye mu gitabo cy'umuhanuzi Danieli, ndetse umugabo ukundwa cyane, ukajya mu bice byaho bitatu, hatwereka abagabo batatu, Shadaraki, Meshake na Abedenego. umwami yaravuze ngo nimuze mwese abari mu gihugu cya Babuloni, nimurangiza muramye ikigirwamana cyanjye nabajije, ikigirwamana cyanjye nashyize muri iki kibaya. ngo nuko bagabo batatu, uwitwa Shadarake, Meshake na Abedenego, ngo bari barabaye abagabo bo guhamya yuko bataziyandurisha ibyo kurya by'ubwami. ngo nuko barangije, haleluya, Topayasire, ngo barangije baravuga ngo ntabwo twaramya kino kigirwamana, amavi yacu azapfukamira Uwiteka. amavi yacu azapfukamira Imana ishobora byose, amavi yacu azapfukamira Uwiteka Nyiringabo. ngo nuko bigera ku mwami, umwami ararakara cyane, arangije abwira abagabo batatu, aravuga ati nimuramya. Haleluya.
nimuramya popaya sika shantolaba, nimuramya kino kigirwamana nta kintu na kimwe muri butwarwe, ahubwo muraba bamwe mu bakomeye. Ariko nimwaga kukiramya, dore bakongeje itanura ndabajugunyamo, ndategeka babatema. Noneho ndebe iyo mana mwiringiye niba iri bukize, iri bubakize amaboko yanjye. Haleluya. Ngo nuko Shadarake, Meshake na Abedenego bavugira imbere y'umwami amagambo avuga atya. Haleluya. Ngo Nebukadinezari, nta mpamvu ituma tugusubiza iryo jambo. Niba ari ibyo Imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana, kandi izadukiza ukuboko kwawe Nyagasani. Ariko haleluya, naho itadukiza Nyagasani, umenye ko tutari bukorera imana zawe, habe no kuramya icyo gishushanyo cy'izahabu wakoze. Amen. Bibiliya iratubwira ngo bakimara kumubwira amagambo akomeye gutyo, ngo barangije ngo Uwiteka ngo Nebukadinezari ngarangije ategeka yuko bari bubaterura bakabajugunya. Ngo haza abagabo b'abanyamaboko baterura abo bagabo batatu, ngo babajugunya muri rya tanura ry'umuriro. Ariko mbere yuko babajugunyamo, ngo Kristo umwana w'intama, umwana w'Imana yari yamaze kubatangamo. Ndagira ngo ngutangarize yuko ikigeragezo urimo urageragerezwamo, wanze gukora ibyaha, wanze kwiyandurisha ibyo kurya by'ubwami, wanze rebonestakisharabo, kwihakana Imana yawe, ikigeragezo urimo si icyo kukwica, ahubwo nicyo kugira ngo Uwiteka Imana iguhamye mu batakwemera, iguhamye mu batemera Imana yawe, iguhamye mu batemera yuko hari Imana wakoreye. Abagabo batatu bamaramaza kuvugira Uwiteka, bamaramaza gukorera Imana ishobora byose, bamaramaza lele tutayabayasire, bamaramaza kugendana n'Imana. Baravuga ngo naho itadukiza mu itanura ry'umuriro, ntago tuzakorera ibigirwamana, kuko twabonye Imana ivuga, twabonye Imana itandukanye mu mikorere, twabonye Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Nestase mora shantolaba. Ese wamaramaje gukorera Imana, wamaramaje kugendana n'Imana, wamaramaje kubana n'Imana, ndagutangariza itangarizo yuko Uwiteka Imana numumaramazaho, numaramaza kugendana nawe, nuwemera guhamya Uwiteka Imana yawe, nawe izazikugirire neza imbere y'abakwemera, izazikugirire neza imbere y'abatakwemera. Ngo nuko aba bagabo bamaze guhamya Imana, bamushyira mu itano ry'umuriro, ngo ahubwo ngo kugira ngo umuriro bakongore, ngo baragenda ubwiza bw'Imana bubazaho. Ngo umwami ngaje kuruguruka Nebukadinezari, ngo ntiyabonamo abagabo batatu, ngarangije abonamo umugabo wa kane, ngo usa nk'umwana w'Imana. Haleluya, haleluya. Nubwo uri mu kigeragezo cyawe, hari Imana igaragara muri wowe. Nubwo uri mu kigeragezo uri kunyuramo, hari Imana igaragara kuri wowe, kuko wemeye kuyihamya. Ngarangije umugabo aravuga ngo topine stase mora, ngese simeruka twashyizemo abagabo batatu. Abandi bati yego. Ngo none ko mbonamo umugabo wa kane, ngo kandi uyu mugabo arasa nk'umwana w'intama, arasa nk'umwana w'Imana. Haleluya, haleluya. Ngo nuko arangije ngategeka topine stase mora, ngategeka yuko bakuramo abo bagabo. Ngo nuko ngo barangije ngo bakuramo Shadarake, Meshake na Abedenego. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ngo kandi ngo babakuyemo, ndetse bari bamwe bari babatayemo, ngo ibirimi by'uwo muriro urabatwika. Ngo babagabo bakimara kuvamo kari batatu, ngo nta n'agasatsi na kamwe kari kahi, ngo habe n'umwotsi wabatumagaho, ngo ahubwo ubwiza bw'Imana ngo bugumya kubabaho. Ndagira ngo utangarize itangazo, nubwo uri mu bigeragezo, nubwo uri mu ntambara, ariko igihe cyawe cyo gusohorerwa muri ibyo bigeragezo, nubwo uri mu uwo muriro w'itanura w'ibibazo, ndagira ngo nkubwire yuko mu kuvamo kwawe uzagaragara nk'umwana w'Imana, uzagaragaraho ubwiza bw'Imana, uzagaragaraho kugira neza k'Uwiteka. Benshi bazaramya Imana. Ngo nuko arangije aravuga ngo guhereye uyu munsi bantu mwese mwe mukurikira Imana.
haleluya, mukurikira imana ya Shadarake, ya Meshake ndetse na Abedenego, kuko imana bakurikiye ni imana itandukanye n'abantu mu mivugire, ni imana itandukanye n'ibigirwamana mu mikorere, ni imana itegeka bikakomera, ni imana ivuga bikaba. Ndagira ngo aya masaha nkubwire yuko imana yawe nuyihamya mu batakwemera, Uwiteka imana azaza akakugirira neza. Haleluya, haleluya. Danieli ngarangije ajyaho urwandiko, urwo rwandiko rumaze kujyaho, haleluya, mu bice 6 ngo rwari urwandiko rwo kugira bamushyirishemo, kuko bamushatseho igicumuro bakakibura. Ngarangije Danieli ngakimara kumva urwo rwandiko, yari abizi neza ko hari ishyari mu batware bari bayoboranye. Bayiwe Nestase Mora Chantoraba ngo nukarangije ngaragenda ajya muzi we, ngarazamuka ajya mu cyumba cyo hejuru, afungura idirishya ryerekeza i Yerusalemu, yerekeza umutima we ku Mana, yerekeza ibisengesho rye ku Uwiteka, abwira Imana ko yaza kumuburanira, abwira Imana ko yaza kumurwanirira, asaba Imana. Kandi bari baravuze yuko wono ugomba gusabwa ari umwami gusa. Ngarangije wasaba Uwiteka, areba umwami, areba abakomeye, aravuga ngo abangaba sinabasaba ntacyo bamarira, ariko Uwiteka Imana niringiye yabasha kunyiza muri byose. Ngo nuko marangije babagabo ngo barangije bari kumushakaho igicumuro ku Uwiteka Imana ye. Haleluya. Niba unyumva neza zamurira Imana ukuboko aho uri. Shantokele bodotaya, niba uri muranyumva neza zamurira ukuboko Imana yawe aho uri. Ngo nuko Danieli arangije arasenga, babagabo bagaruka ku mwami baramubwira ati wa mwami we, wibuka amagambo, ibuka urwandiko wasinyeho yuko umuntu wese mu minsi 3 uzagira icyo asaba indi mana atari wowe, uwo muntu azicwa. Ariko Topine Stase Mora Danieli we yamaze kubirangiza. Ngo nuko Danieli ngo bategeka yuko ari bumujyane mu rwobo rw'intare. Uwo mwami biramubabaza cyane kuko yakundaga Danieli. Ngo mungi iryo joro uwo marayika w'Uwiteka Imana araza afunga iminwa intare. Amaze gufunga iminwa intare, Danieli arangije mu gitondo umwami araza amaze ese Danieli mugabo ukundwa, ese Topaya Siri asizo ntare nizaba zakwiciye mu rwobo. Ngo nukarangira avuga ati se ko mwami nta gicumuro nakugaragariyeho, ese ko n'Imana yanjye nta gicumuro nayigaragariyeho, yategetse marayika wayo gufunga iminwa y'intare. Ngo nuko babagabo bamugambaniye barabazana n'imiryango yabo. Ngo Danieli arangije akurwa muri urwo rwobo. Amaze gukurwa muri urwo rwobo, ayiwe ngo babandi bose n'abana babo n'abagore babo n'abakazana n'ibiki byose bakuramo baraza bajugunya muri rwa rwobo. Intare zibatanyaguza bakiri mu kirere, amagufwa yabo barinda bagera hasi. Intare zabarangije. Ndagira ngo utangarize itangazo yuko abaguteza ibyo ntambara, abaguteza ibyo bibazo, nyamara bo ntibabyihanganira. Ndagutangariza itangazo yuko Uwiteka Imana aje kukuburanira mu gihe wamumaramajeho, mu gihe wamaramaje kugendana n'Imana, ije kukurwanira mu bikomeye. Mu gihe wamaramaje kubana nayo, ije kukurwanira muri ibyo byose. Ngo nuko Topine Stase Mora Chantoraba yo bakomeza guhamya Imana ye, akomeza kugendana n'Imana ye. Abo n'abagabo bangahe bagera muri 5 Topaya Sire Chantoraba bahamije Imana mu bibazo, bahamya Imana mu bigeragezo. Iyo ugeze ku murongo mu gice cya 42 ngo Yobu Topine Stase uhereye kuri 38 kuzamura, ngo nuko yo batangira kuburana n'Imana. Imana imubazaho yashyize imiyaga, imubazaho yashyize mu biko bwa buri kimwe cyose. Yo barabireba barabibura, arangije aravuga ngo mbonye k'Imana. Haleluya. Dufite Imana we, dufite Imana itandukanye n'abantu, dufite Imana itandukanye n'abantu, dufite Imana itandukanye n'ibigirwamana. Ibyo bigirwamana byose, haleluya, bifite amaso ariko ntibireba, bifite amatwi ntibyumva, bifite amaboko ntago bikora, haleluya, bifite amaguru ariko ntibigenda. Ariko Imana twiringiye, iyo ngiyo yo Nestase Mora Chantoraba, iyo ngiyo yo ibasha gukora cyane ibiruta ibyo tuvuga, ibasha gukora cyane ibiruta ibyo dukora. Imana yacu niya. Tugiye gusenga Imana, haleluya, tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga Imana, tuyibwire ngo Mana dushoboze. Nubwo hari aho tutamaramaje kukuvugira, nubwo hari aho tutamaramaje kugendana natwe, duhe imbaraga tugume kugendana nawe. Uwiteka we, nzi yuko ushobora byose, nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Yobu niko yahise avuga muri 42 ngo nzi yuko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Haleluya.
ngo kandi uwo ninde uhisha inama kandi atazi ubwenge. Haleluya. Rero birashoboka yuko intambara urimo banza umenye ngo zavuye hehe. Imana irabyemera kuko Satani yagusabirije ngo ahinyuze gukiranuka kwawe. Benshi bataye ibyiringiro kuko Satani arimo aradusabiriza, twarangiza tuvuga ngo twakoreye Imana. Nakoreye Imana mu bikomeye, nakoreye Imana mu ntambara, nakoreye Imana batabishaka, none dore iranyimanye, none dore irantanze, iramanye mu maboko y'umwanzi. Oya, ntabwo Imana yagukana igihe wahamije Imana, ahubwo igihe yemera yuko ibyo byose bikubaho ni ukugira ngo topine stasemora iguhamirize mu bwami bw'umwijima yuko uri umwana wo kwiringirwa. Ariko benshi turatakaye, benshi dutaye ibyiringiro, benshi dutaye Imana, benshi twibagiwe yuko Imana hari icyo yavuganye natwe. Ariko ndagira ngo nkubwire yuko Imana icyatumye iguhana mu maboko y'umwanzi ntago letuta ya bayasire ari uko yari ikwanze, ahubwo ni ukugira ngo rijya kugutabara hatazagira n'umwe ugira ijambo arenzaho. Haleluya. Tugiye gusenga Imana. Wibwire ngo Mana, noneho menye yuko utamanye, menye yuko utigeze umana, ahubwo icyatumye byose bibaho ari ukugira ngo ukuboko kwawe, imbaraga zawe, imirimo yawe ikurure benshi. Ndi igihamya. Ubwire Imana ubwiye ngo Mana, ndabyemera noneho ko ndi igihamya cyo kugira ngo mwami isi ibashe gukira. Ndi igihamya cyo kugira ngo isi ibashe letuta ya bayasire guhamya Imana yanjye kubwo imirimo ukomeye ugenda ukora ku buzima bwanjye, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mana Data, mu izina rya Yesu, Imana ishobora byose, igira neza, ifite imbaraga, Imana ifite ubutware n'ubushobozi. Uri Imana ikomeye, uri Imana ihambaye, imbabazi zawe zihoraho iteka. Tumaze kubona aba bagabo Data mwiza yuko mwami topine stanse ubwo Yobu Shantolaba yaguhamije mu bibazo bye, mu ntambara ze, agashimira izina ryawe, agashima kugira neza kwawe, agashima yuko ibyo byose nubwo ari wowe wabimuhaye ubyishubije. Mana nziza, Mana ikomeye, twaje kumenya yuko twaje mu isi ntacyo tuzanye, kandi no kugenda ntacyo tuzajyana uretse ubugingo bw'Imana ihoraho. Abazaba baramuhamije ndetse no kurimbuka mwami ku bazaba bataraguhamije, reka aya masaha nyakubahwa Imana dushimire izina ryawe Data mwiza, dushimiye imirimo yawe Mana y'icyubahiro. Nta murimo ujya wemera kutubaho mwami Mana udafite icyo uzawumaza. Ngaho duhe imbaraga n'inkomezi, tugume kugendana nawe muri uru rugendo, uturinde kugwirerana, uturinde nyakubahwa Imana kugira ibyaduhungabanya. Imbaraga n'imbabazi byawe bitugumeho Data mwiza. Ijambo washyize muri twe Mana nziza, Mana ikomeye, rigume kurindwa n'Imana ishobora byose. Icyubahiro kibicaye mu izina rya Yesu. Urakoze kuko uri Imana igira neza. Ngaho ganza kandi utegeke ukuboko kwawe kwiza kubashe gukora no gukomeza. Ni mu izina rya Data wa twese, n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera, amen, amen. Urakoze Mana.